Nanone tubahaye ikaze mu kiganiro cya Shantif Promotion, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Shantif Promotion. Uyu munsi wa none ndi kumwe na bamwe mu bakinnyi bamaze iminsi mwumva kuri sinema nyarwanda, muzi bari gukina kuri Shantif Promotion. Tubahaye ikaze muri studio zacu za Shantif Promotion. Nge mugiye kubana ni Mike Kids, kuri mikoro ibanza ninde? Musabe Mireille, ku mazina y'umuhanzi akaba ari Mireille n'ubundi. Amazina y'umuhanzi ni Mireille. Zina ryiza. Okay, reka twakire n'undi nawe kuri mikoro. Amazina ni Emeline Nyagushima, ay'ubuhanzi ni Joella. Urakoze cyane Marine Joella. Reka twakire n'undi muntu nawe kuri mikoro wundi. Amazina ni Sorantine, kay'ubuhanzi ni Ornella. Urakoze cyane. Sinafite izina ryiza. Okay. Tubahaye ikaze muri studio zacu rero za Shantif Promotion. Ese murahabona gute? Murabona bimeze bite? Uburyo nyine tubona nta kibazo, studio irateguye nyine tu. Murakoze cyane. Ndashaka ko ubutaha noneho tuzaba turi kumwe kuri video muzabinkundira. Nta kibazo. Okay. Mumaze igihe hari sinema nyarwanda muri gukina sinema nziza cyane, nabonye iri gukundwa cyane. Ese iriya sinema mwayikoze? Ese mwagendeye kuki? Ese mubibona ute? Ese iyo murimo mukina feelings sayo mwumva bimeze bite? Ni after then the future bizahereza iki abanyarwanda? Ese ni iki abanyarwanda bazayikuramo bayikurikira? Mumbwire zimwe muri message mushaka gutambutsa kugira ngo abantu babashe kumva. Reka duhere hano. Nyine numva kuri sinema tuba turi gukina ubu ngubu, twumva nyine future mu gihe kizaza hari ibyo bizaba byigishije abanyarwanda, nk'abagabo batoteza abana b'abakobwa ngo nuko batabanje kubyara abasore. Numva nyine hari icyo zizayigisha. Urakoze cyane. Wowe ukina witwa nde? Ngewe nitwa Mireille. None se muri sinema ukina kahe gace? Gira nk'agace wenda watubwiraho gatoya ukinamo. Agace nakinyemo se? Nakinye mu gace ndi nyina wa Isimbi. Yego. Ndi n'umugabo wa Kavumbi. None se buriya umukobwa wawe buriya akimara kugenda nta kabazo wagize? Nagize ikibazo kinini cyane. Okay. Reka twakire rero ku rundi ruhande, tugiye kwakira bamwe mu bakinnyi nabo. Arya witwaje Joella? None se Joella, numva wakinnye ahantu wakinnye harashimisha cyane. Yego. None se mu gace wakinnye buriya wumvaga bimeze bite? Ese wakinnye muri role mbega muri make iriya role dusobanura uburyo yari imeze? Iyo role nyine njye nabonye yari imeze neza. Nakinnye nyine muri role ndi umwana nyine wo mu bakire. Okay. Ndabona ariko umuntu uyu mwari muri kumwe wewe numvishe ukina neza. Ese buriya wari ukumva umeze ute muri rusange? Nari ndi kumva ameze neza, kubera ko twari dukeneye umukozi mu rugo nyine urajya dufasha imirimo, tuje twishimye. Urakoze cyane. Mugire message mwasigira abakunzi banyu bakurikiye Shantif Promotion mbere yuko dutandukana. Reka twakire wowe. Ikintu nabasaba ni kuba bakora like, comment na share, bakanda subscribe, bakandika nyine bavuga ko nyine bakagira message nabo baduha, aho bitagenda neza bakatubwira, nabo bigenda neza bakatubwira kugira tubashe kuri natwe kuba twageraho dukosora. None se wenda tutaratandukana, iriya sinema muzayikina kugeza rya afite ibice bingahe? Turebye hari igihe dushobora kugeza nko mu bice 100. Ibice 100. Okay. Wowe nawe waruvuze 70. Urakoze cyane. Ni episode ni ibice 70. Ubwo ni season imwe. Rero bakunzi rero mwabyumvishe muri rusange, mukanda subscribe, like na comment. Tubonane mu kiganiro cy'ubutaha aho tuzaba turi kumva noneho tuzaba turi kubareba